ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara ikobesha twe gucogora umve muntu iravuze aranesheje ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Imbaraga zitari iz'Imana abantu bacishije, Imana irambwiye ngo irirahiriye noneho ngo uyu mwaka ntabwo basiga amahoro, ngo kuko Imana ije mu mukwabo, kandi ije mu mukwabo ukomeye. Derose eno, wumva ijwi ry'Imana uhindukire, wumva ijwi ry'Imana urekura imiti, wumva ijwi ry'Imana ureka imana zo muri envelope, wumva ijwi ry'iyaremye ijuru n'isi. Imana iziye abantu bacanze umwuka wera n'utuntu, Imana iziye abantu bavanze amata n'amaganga bidakorana. Ojomo hangamaso ajare no motombere kumanwa na nijoro. Imana igiye kongera kudisa amafo egon, igiye kongera kunyeganyeza isi. Sheros de fosa, uko mubona utu twanda twarimo hano ndukubuye tukaba dushizemo hano, niko emo ensereva antonse egan, niko Imana ikubuye isi. Ndi kuryaryatwa ku munwa, ndi kuryaryatwa. Message ya mbere nuko kugeza kuri izi saha abantu barebe hano, Imana yambwiye ngo nzane umweyo. Uyu mweyo abantu bawitegereze. Uyu mweyo ni umweyo ukubura imyanda cyangwa se ibintu ibyo ari byo byose bitari byiza ukabikuraho. Ndashaka kuvuga ko uyu mweyo uri gukubura, hari ibyatsi bisigaramo cyangwa se imyanda itagenda isigara mu mweyo, ngira ngo muri kubona ko ndi gukuramo ubucafu butandukanye n'imye. Imana rero yantumye irambwira ngo Imana igiye gukubura isi, kandi igiye gukubura isi. Ibishingwe biragiye ukwabyo, imyanda nayo irajya ukwayo, ariko hari n'indi myanda irasigara mu mwanda. Imana irambwira ngo edo SIB, mbwira abantu bezwe kuko ari igihe cyo kwezwa no kwegera Imana. Nabonye amaboko manini cyane ateze amaboko manini cyane, ateze ngo abantu baze uruhande rw'ayo maboko, muri ayo maboko, ariko mbona abantu benshi bateye umugongo ayo maboko. Ijwi irambwira ngo ubwo abantu baneye umugongo, ngo nanjye mbarekuriye ibyago kugira ngo bampindukirire. Bibiliya ikavuga ngo Imana ihabwa icyubahiro no gukinga iby'abantu cyangwa se ibyayo, ngo ariko abami ngo bashimishwa no kubigenzura. Rero hari ibintu Imana igiye gukingirana kugira ngo abantu bayishakane umwete, kuko abantu benshi bari mu nzira bishakiye, kandi Imana igiye gukubura isi, ikubure imyanda. Kandi uko irakubura imyanda, uko iyi myanda irimo igenda, niko abantu bamwe na bamwe bagiye kubona imyanda igenda nyine. Isi igiye gukuburwa, kandi Imana igiye kongera kudisa amafo egon, igiye kongera kunyeganyeza isi. Sheros de fosa, uko mubona utu twanda twarimo hano ndukubuye tukaba dushizemo hano, niko emo ensereva antonse egan, niko Imana ikubuye isi. Kuko hagiye gukorwa isuku y'Imana, nitegure kubona isuku y'Imana. Hagiye kuboneka amayira y'abera, hagiye kuboneka amayira mazima, hagiye gutobanurwa amasoko yari yaratoamye,
ariko imyanda irabanza kwegerayo, imyanda irabanza kwegerayo. Urukungu rurajya ku ruhande, amasaka data ngo arayahunika, amasaka data ngo ari buyahunike. Iyo ni message Imana yamaye ngo nzageze kubera bitorero semvo agone tendesta piriza anostifo. Urukungu azarutwika, amasaka azayahunika. Imana irambwira ngo nindangiza nangambwira ngo Imana irambwira ngo hari inyandiko n'ikaramu ikomeye, ikaramu mutamenye ngo yabahaye kwandika no gusubiza ibibazo mwabajijwe nayo mu mwandiko ngo birabananira. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ubwo mwatsinzwe ikizami cya mbere ngo mbese icya kabiri ngo muzabasha kugitsinda. Iyi karamu ntabwo yigeze kubonwa n'undi muntu wari we wese. Imana irambwira ngo inyandiko yayo n'urwandiko ibandikiye ngo rubagereho, kandi ngo rubagereho ngo musubize ibibazo ngo Imana igiye kuzababaza muri icyo cyorezo. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga ngo nzururuka ndi mu ijuru ngo mbakirize igihugu, ngo mbakirize isi, mbakirize igihugu. Yemwe niba mushaka ko igihugu gikira, yemwe niba mushaka ko abera bahumeka, yemwe niba mushaka kugira amahoro, nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avugiye kuri uyu musozi. Aravuze ngo arashaka ko mwezwa, aravuze ngo arashaka ko mwatura, aravuze ngo arashaka ko muca bugufi, aravuze ngo arashaka ko mutirata ngo mwiyemere, kuko abahamagaye nimwarara ku isi. Uwera arantumye ngo mbabwire ngo amasomo ya mbere ubwo mwayatsinzwe ngo aya kabiri yo arabararika hasi, ngo ariko nimugire ubwenge ngo mwite ku iherezo ry'ubuzima bwanyu. Bivuzwe kenshi, bamwe mwiringiye ubushobozi bwanyu, abandi mwiringiye imbaraga, abandi mwiringiye gukomera kwanyu, ariko ibyo byose Imana irabyubitse, irabimanuye, kubera ko idisa info isi yose igiye gutungurwa n'imikorere y'Imana. Niyo message ya kabiri Imana yamaye. Iya mbere ni ugukubura imyanda ikajya ukwayo, kandi urukungu udataka rutwika, amasaka akayahunika. Iya kabiri ni uko isi igiye kunyeganyezwa n'icyorezo gikomeye cyane. Ngira ngo mbere ya COVID-19 mu mwaka w'ibihumbi 2017 na 2018 ndetse na 19, twese twagiye duhanura ibintu bikomeye ku bicaniro bitandukanye. Bamwe bati n'abasazi, abandi bati n'abeskoro, ntacyo. Ariko muzatungurwa ubwo ibyo mwatinyaga bizaba bibagezeho. Ntabwo ari yahamura, ariko kandi niyo muvuze ngo guhahamuka, none se mwebwe Imana ko mwayiteye umugongo? Yewe ibiteye ubwoba bya ninjoro iyo uri kumwe n'Imana ntibigutera ubwoba. Hahamuka umuntu utari kumwe n'intare yo mu muryango wa Yuda, ariko igishyitsi cyo kwa Dawidi uwo cyaneshereje ntabwo ahamuka, ntabwo ari iterabwoba, nta nubwo ari ubweskoro, nta nubwo tuba twaje kwicara hano ari uko twabuze ibyo dukora, nta nubwo tuba twaje hano ari uko turi imburabwenge, ahubwo turi intiti zamenye kumvira umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Hanyuma Imana irambwira nanone message ya gatatu, irambwira ngo uko igiskwasi bagiturubika ahantu bamaze igihe bayishakana umwete, uru rushinge rurimo rwinjiramo hano, niko Imana yinjiye mu mitima y'abantu bamaze igihe bayishaka. Mfite n'indi message ya kane, ntabwo njya ninda, murabizi Imana ibiri kumwe natwe. Message ya kane yo ni ugusenga, kandi ni ugusengera abantu b'aba diaspora. Data yavuganye nanjye arambwira ngo ba diaspora, ngo Imana abakoze imirimo ngo irabibashimiye cyane, ngo kandi ngo ibagomororeye imigisha kubw'imitima mugira yo gufasha intore z'Imana no gufasha ubwoko bw'Imana. Mu diaspora uri hanze mu gihugu icyo ari cyo cyose, waba waratanze igiceri cy'ijana, waba waratanze umwenda wambika umupfakazi cyangwa wambika ipfubyi, waba warishyuye minerivare y'umuntu uwo ari we wese, uyu mwaka utararangira Imana ikuremeye igitangaza kidazatangaza abantu bo mu
muryango wawe, kizatangaza abo mukorana, kizatangaza aho utuye, kizatangaza abo mu nzu yawe, kuko uko wakoze imirimo mu ibanga niko Imana igutabaye ibishyizeyo ku karubanda. Ahari wenda wari ufite ubushobozi bw'amafaranga, ariko hari ubundi bushobozi bw'ibyo utari ufite. Niba hari indwara urwaye, ndahanura mu izina rya Yesu nk'uko nategetswe, wakire gukira iyo ndwara kubw'imirimo wakoze. Imana irakuvunjiye. Kandi ndahanura mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, niba warafashije umurimo w'Imana, uko wubatse ubwami bw'Imana, niko Imana yubatse umutima wawe, niko Imana yubatse ubuzima bwawe, niko Imana yubatse ubugingo bwawe, niko Imana yubatse imibereho yawe. Mweho turaza gusoza dusengana isengesho ry'umwihariko rikomeye cyane. Dilipesa ano seko tande sanfo eno. Imana yamaye indi message, nubwo abantu bakunda kuvuga, nanjye njya mbivuga, ariko munyemerere banyarwanda twumvikane mu isi y'umwuka, twumvikane mu isi y'umwuka, tugere ku musaraba, tuganire n'Imana, kuko Imana hari icyo irimo inganiriza ku gihugu cyacu. Debo ansefo eno. Imana irashaka ko abantu bababarirana mu buryo bukomeye cyane, kuko iki gihugu Imana irimo irambwira ngo ni igihugu cyatoranijwe n'Imana, ngo kandi ngo iki gihugu ngo kiri ubwoko bw'Imana bw'abanyamugisha butavumika, ngo iki gihugu Imana ntigikuraho ijisho rya. Hanyuma ndumva ijwi rivugana nanjye ngo hari ibitero simusiga Imana iburijemo by'abadayimoni. Ndavuga ibitero by'abadayimoni, hari imbaraga z'abadayimoni Imana iburijemo, hari ugukangarana Imana ikuye ku buzima bw'abanyarwanda, kandi hari ibiteye ubwoba beresenevo Imana ikuyeho abanyarwanda. Nenistanfo eno ngo ibabambiye ihema rikomeye cyane, kandi distanfo eno iramwira ngo iradutwikiriye, niko ivuze. Nestifo eno ngo ni igihe minister ngo distancevo ngo ni igihe gitoya ububyutse bugahaguruka muri iki gihugu. Mugiye kubona indwara zikira live, apana imyestaro y'abantu bestara. Mugiye kubona abatimbago muri iki gihugu, kuko Imana yongeye guhagurutsa aba Elia, Imana yongeye guhagurutsa ba Stefano muri iki gihugu, Imana yongeye guhagurutsa ba Yohana muri iki gihugu, Imana yongeye guhagurutsa ba Yeremiya muri iki gihugu. Imana igiye gukora imirimo ikomeye cyane. Jelo tonsevo egon ngo kandi ntawe urayitambika. Hari imbaraga zitaye agaciro, imbaraga z'abapfumu ziri guta agaciro, ziri kuba expired, niko Imana iri kuvuga. Kandi distant ntangaze the fond and no wa mu pastori we, wa mu evangeliste we, wa muhanuzi we, wa muvuga butumwa we, wa mu apostolike we, wa mu bishop we, imbaraga zitari z'Imana abantu bacishije. Imana irambwiye ngo irirahiriye noneho ngo uyu mwaka ntabwo basiga amahoro, ngo kuko Imana ije mu mukwabo, Imana ije mu mukwabo, kandi ije mu mukwabo ukomeye. Delose eno wumva ijwi ry'Imana uhindukire, wumva ijwi ry'Imana urekura imiti, wumva ijwi ry'Imana ureka imana zo muri envelope, wumva ijwi ry'iyaremye ijuru n'isi. Imana izi abantu bacanze umwuka wera n'utuntu, Imana izi abantu bavanze amata n'amaganga bidakorana. Iministe ngo asivome, Imana izi abantu bacuritse umurimo, Imana izi abantu bacuritse ubwami, Imana izi abantu bafashe bira barayicurika, Imana izi abantu bari guhangana, Imana izi abantu bahagaze ahita bahagaritse. Dore iraje n'inkoni ndende cyane, dore iraje n'inkoni idasanzwe, dore iraje n'ikibanda. Munyamakuru nzanira inkoni hariya, shenoto kivo anastance, nzanira ikibanda aho ngaho, icyo kibando kinzanire. Delope sando ndahanura uko nategetswe. Ba Nehemiya barahanuye bubaka inkike z'i Yerusalemu, ba Yeremiya nabo barahanura, ba Yesaya barahanura, ndetse babakereza n'inkero. Ariko ndahanura uko nategetswe. Hari inkoni nini ndi kureba, igiye gukubitwa ibitugu by'abapfapfa. Menope sando shando sikota rezete for ano turi distant for ano. Mana nakwemereye mbere umuyobozi. Imana iziye nestifono ko distance, Imana ije kubanyuramo.
icyubahiro cyose ufite Imana ije kukunyuraho, Imana ije kukunyuraho. Iyi nkoni murayireba, nyibonye mu mwuka, yari inkoni igondoye, mbona abantu barimo barakubitwa inkoni. Imana irambwira ngo izo mwaciye nimwe mugiye kuzikubitwa, ngo kubera ko muziki idahana ariko ije kubahana, ngo muzi ko mwahuritse abera ariko Imana ije kubahano. Mwazimije abanyamasengesho, icyo nicyo cya mbere muzize. Mwajimije abanyamasengesho mu itorero, icyo nicyo cya mbere muzize. Kandi icya kabiri muzize, mwacuritse ijambo ry'Imana, murakundisha abantu isi kurenza kwamamaza ubwami bwabahamagaye, ubwami bwabambitse amakote sha, ubwami bwabateruye ku bitogotogo bukabicaza mu mavewiti n'amarangerova n'amatexeri. Imana irabazuye benestan. Ibyo mubeshya ngo hari imirimo mukora, imirimo mufite utuntu mukenyereyeho, imirimo mufite utuntu mwambariyeho amakote, umurimo mufite utuntu mwabadamu mwe mujya kucisha. Oya, Imana izanye inkoni kandi umukwabo wawo ntabwo murawukira, niko Imana ivuze. Ariko ubaye umunyabwenge wakwiyeza, wakwihana. Nizo message Imana yari yamaye, ariko inkoni igiye kuvuga ku bantu biyitirira izina ry'Imana, ku bantu babeshye Imana, ku bantu bavuga ngo iravuze itavuze. Inkoni irabaziye. Kandi ku bantu distance for eno mugurisha ubugingo bw'intama, Imana irabaziye. Ku bantu mwirirwa muca imanza mutari abacamanza, inkoni irabaziye. Niko Imana yantumye ngo mbabwire muri izi message. Hanyuma wa munyamakuru we unyemerere, ndumva afite ishyaka ryo gusengana n'abantu bitwa abadiaspora. Ibisimbi bivugira ko ari uko bari mu bihugu wenda byiza birimo ubutunzi. Oya, Imana yanegetse kubasengera. Kandi umuntu ukurikira gusenga everyday akaba nyumva akizerera muri risengero, araza kubona ukuboko kw'Imana. Azabyandika hano muri comment, abandi bazaguhamagara. Hari ukuboko kw'Imana kuraza kugaragara, hari ukuboko kw'Imana kuraza gukoreka. Hari imbaraga zigiye kubohora abantu, ndi kuzumva. Hari imbaraga de los ema zigiye kubohora abantu, hari imbaraga zigiye kubatura abantu mu ngoyi zari zibaziritse. Ndasengera abantu mu byiciro bine nahishuriwe. Niwumva utari muri iki cyiciro ntiwitwaze ngo uri mu diaspora, ntabwo ari muri rusange mwese. Icyiciro cya mbere n'abantu bahorana umunaniro ukabije, nahishuriwe. Imana irambwira ngo muri biriya bihugu Canada, Amerika, Ubufaransa, no mu bihugu hariya muri Dubai, ngo hariyo imyuka ngo y'abadayimoni yamanukiye ibyo bihugu, y'abakabariste. Ngo iyo myuka irarinaniza aba bantu. Uraryama muri muzima ukabyuka umutwe kurya, uraryama muri muzima ukabyuka ibitugu byakonyaguritse. Ibyo ni ibimenyetso nahawe. Uraryama muri muzima ukabyuka wumva amaguru wagira ngo ntayakuriho, harimo ibinya. Icyo ni icyiciro cya mbere ngiye gusengana nacyo. Icyiciro cya kabiri ni abantu bakora bakabona amafaranga, ariko yayabona none mu gitondo ukaba utamubaza igiceri cy'ijana. Hamanutse abadayimoni babapapuza ibyanyu, bakabitumura, bakabibambura. Imana yambwiye ngo twirukane umwuka w'inyatsige. Nawe wowe unkurikiye, umwuka wa gatatu nahishuriwe ni umwuka abantu bagize baratanze, hanyuma abo bahaye ibyo bari byo biteguyemo ntibabibona, ngo bananirwa gutanga. Imana yantumye irambwira ngo uko watanze wicogora gukora, ngo kuko ni wakoreye abantu, ngo wakoreye Imana. Imana wakoreye rero niba itaraguhemukiye, ongera ukore, ongera uhagurutswe n'Imana. Ubwo buryo butatu tugiye gusengeramo abantu, tugiye guhamagariramo abantu Imana, ni uburyo bwiza kandi ni uburyo umuntu wese urakurikira iri sengesho araza kumva imbaraga zikomeye z'umwuka wera. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana umutabazi, Imana akabando twishingikirijeho, turaguhamagaye Mwami Yesu. Nge n'aba bene data mu izina rya Yesu dukubise imbaraga z'abadayimoni. Wa muzimu we unaniza abera bari mu bihugu byo hanze,
urara ubarwanya, urara ubagenza. Ndakunanije uyu mwanya, mwambuye imbaraga uyu mwanya, mwambuye ubutwaro uyu mwanya. Ndagusenya mu izina rya Yesu. Ndakwambura imbaraga. Dukubise imyuka mibi, dukubise imyuka y'abarozi, dukubise imyuka y'abadayimoni, dukubise imyuka y'abapfumu, dukubise imyuka y'abakonikoni. Tunanije imbaraga mbi, tunanije ibitero, tunanije ubwami bwa Satani. Rekura wambaraga we, rekura wambaraga we, rekura ubuzima bw'ababera, rekura dayimoni, rekura wa muzimu we, rekura wa muzimu we, rekura umugingo bwabo, rekura amaraso yabo, rekura imibereho yabo, rekura kunesha divosevo, reka baneshe, reka batsinde mu izina rya Yesu. Uko iyi nkoni ishishutse niko mbomoroye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uko iyi nkoni ishishutse niko abadayimoni murekuye ubuzima bw'abera mu bihugu byose mu izina rya Yesu. Rambere stango, ndakubita, ndasenya, ndarimbura, ndatwitse, ndubitse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugiye gusengera abantu b'Imana bagiye batanga, ariko uko iyi nkoni ishishutse niko Imana ikomoroyeho abadayimoni n'imbaraga z'abadayimoni. Uko iyi nkoni ivuyeho iki gishishwa niko imbaraga z'abadayimoni zitatanye, niko Imana ivuganye n'ubuzima bwawe wowe aho uri, muri Canada aho uri, mu Bufaransa aho uri, muri Amerika aho uri, Belgique aho uri, muri Dubai aho uri, ahariho hose muri ibi bihugu bitandukanye. Imana isandaje abadayimoni. Uko ibi bitatanye niko Imana itatanije abadayimoni bakugenzaga. Ugiye kubona umucyo ukumurikiye mu izina rya Yesu. Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana y'igitinyiro, Mana ishobora byose, Mana iteye ubwoba. Nasengera intore zawe bakoze umurimo wawe, bafashije ipfubyi, bafashije abapfakazi, bambitse abashonji, bafashije umurimo w'Imana. Baredose vokide, reka urwanya ibibarwanya, kurwanya ibibananiza. Ndohereza imbaraga zikomeye mu mitima yabo kugira ngo babashe gukomezanya nawe, kugira ngo babashe kurwana intambara nziza, kugira ngo babashe gukora imirimo myiza, kuko imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Ndabasengeye be kunanirwa, ndabasengeye be kugwa nzira, ndabasengeye ngo babone impamba ibageza ku musaraba, ndabasengeye ngo bahabwe ubuntu, ndabasengeye ngo bahabwe kunesha, ndabasengeye ngo bahabwe ubutware, ndabasengeye ngo bahabwe ubushobozi mu izina rya Yesu. Umudayimoni w'inyatsi nawe ndamwirukanye mu biganza by'abera ku isi yose, mu badiaspora mu izina rya Yesu, mu banyamahanga mu izina rya Yesu, bantu bari bwota amasimbi ndabasengeye. Ubwo wambwiye kugiye kubakoresha bakubaka inzu zawe, bakubaka ihema ryawe ryaguye, bagashora ibyabo muri wowe, kandi nk'uko babigusezeranije Mwami hari ababizirikana. Turasenze rero kugira ngo bakoreshe menestanfo enosayiginimo mu izina rya Kristo Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Amaboko y'Imana ikomeye aganze ategeke. N'uyu musozi nka Mose ku musozi Sinayi, nazamutse umusozi nk'uko Kristo wazamukaga umusozi ukajya gusenga, ukajya kwinginga Data wa twese, ukamusaba imbaraga. Ndasaba imbaraga mu bera bawe, ndasaba imbaraga mu ntore zawe, ndasabira imbaraga abakobwa n'abahungu, ndasabira imbaraga abana bato n'abakecuru, ndasabira imbaraga abantu bo mu ngeri zitandukanye, ndasabira imbaraga umuntu wese wari udukurikiranye kuri gusenga everyday mu izina rya Yesu Kristo. Kujya ku musozi si ubuyobe, kujya ku musozi ntabwo ari kubura ibyo umuntu akora, ahubwo nageze ikirenge mu cyawe. Oh haleluya. Mose yamanukaga ku musozi Sinayi ngo akaza akayangana ubwiza bw'Imana mumuriho. Tugusabye ko abera bakayangana ku isi yose, tugusabye ko abera bagira power, tugusabye ko itorero rigira autorite, tugusabye ko imbaraga z'Imana zikomeza kururuka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kuko uri Imana yumvise gusenga mu izina rya Kristo Yesu.
amen 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 amen. Reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri igano tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa akoze sabone tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Tugusaba subscribe cyangwa gukora sabone, Imana iguhe umugisha. Uko twatangije umuririmbyi wa munyamakuru we rero niko tugiye gusozesha umuririmbyi uvuga ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati ndi kumwe nawe. Hanyuma abera mumenye ko mu kabwibwa kariko kose Imana izaba iri kumwe namwe, kandi mu mwijima w'icuraburindi Imana izaba iri kumwe namwe. Mugenzuraga mwijuru ujye utumbera Yesu, aza kuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye ku manywa na nijoro. Iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati nje ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye ku manywa na nijoro. Iyo ushutswe nguyobe nzira, ujye utumbera Yesu, nibwo azakugeza mw'ijuru, usohora amahoro. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye ku manywa na nijoro. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye ku manywa na nijoro. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye ku manywa na nijoro. Mu bibazo byawe ujye umuhanga amaso, iyo bagutuka ujye umuhanga amaso, ajarinda umutumbereye ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Imana muyihanga amaso, niyo murinzi wawe wo kwizerwa, kandi ntabwo izemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ku manywa na nijoro, ntihunikira kandi ntisinzira. Ndagira ngo mbabwire ko itorero nanone mbabwiye ko rizataha, kandi abera tuzimurwa mu isi tugera iwacu. Ndafashijwe muri iki gitondo, ndafashijwe muri uyu mwanya, ndumva ndi kumwe n'imbaraga zikomeye, kandi muntu wadukurikiranye turagushimiye cyane cyane byimazeyo ko wahisemo mu biganiro birebwa byose ukahitamo kuva muri komedi ukumva ibitunga ubugingo, ukumva iby'imbaraga. Dore bendera ya Yesu iramanitswe, ngo yarajahoro yatyo ngwatabarabe, ati emwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati emwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Shote mwe ducorekire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutware bwe. Ati emwe ndaje nimukomere,
ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora hati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora kuko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhendura hati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora hati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara ikomesha twe gucogora umve muntu iravuze aranesheje ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ireba inyuma y'umusozi ikamenya ikiriyo. Bibiliya iravuga ngo mu ijoro ry'umukara musi y'urutare rw'umukara Imana ireba mu rushishi rw'umukara. Icyo kibazo cyawe nawe Imana igikoreho, icyo cyifuzo wari ufite nawe Imana ikuvivurire. Imana iba umugisha. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, ikiganiro aho ubutaha.